telefone ifite hano se iri mu rugo nyereka meshaje ubundi ngiraga amazina ane ayo ubonye hari ikibazo se sureba ubundi umuntu w'umugozi ngawe niwe tubaga dukeneye niyo rwose ndugira ikibazo Ngirasu wavuze ngo niyo bayambara mu kaguru uzagenda bayongeza Ubaye iki se? Ubaye iki? Nasa ni impeta. Ngaho. Uyu muntu abaye iki? Se ni impeta mugize kuriya? Siko nje ndi kuyambara ntingi ikindumba. Suka abantu basara. Waba ushaka kugura subscribe watching time na views byo kuri YouTube. Waba ushaka kuzamura like, followers, views, comment, subscribe byo kuri YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi platform. Igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter. Akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe watching time monetize tuyibakorera ku buntu. Ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0734944043 gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse Shararahanda umuzira wino ukuri pe nta kibazo cyanje soka bose ndugira ikibazo n'umusheri wanje soka kose akose bose ngubu koko umuntu sohoro kadafaga akose ngubu ibintu zabigenze gute ndimushaka umushitsi ndimushaka n'uwanje none se ubwo umuntu kugusuza gusa bigutwaye gusuzanya nawe nta kibazo cyanje nda kibazo cyesha bigenda umusuza nta kibazo cyanje rwose nda kibazo cye ariko ukuntu kirase sheri ndagoze nta kibazo cyanje umva nagawe yavunika yewe ntugira ikibazo nakivumva ariko simushukuza none kijanga none nje biranyobeye ngubu koko se yanze kugusuhuza urugo uzi kuba aba bantu bose basaze ese bose urambwira ese bose shaka kumva kubwire musaranda umusanzwe muziranye wapi njewe unibo bwa mbere mubonye nawe nibo bwa mbere mbonye abo mabusha wawe niwe wigeraga kuriya ako uziko aba bose bawe araba uziko ukorera basaze ukorera abantu basaze kera ahubwo reka nkwereke sheri siko abantu kubera usanzwe ndagari kuri yateye reka nkwereke Kigenze gute ninde we ngozi iki nicyo kina nabyo ntugakina nanjye nose ngozi iki nakubwiye ngo iki nakubwiye ngo iki kumbwira gasi ibintu byinji namenya nyine ushaka iki ni ikintu nakubujije nyine kujya ukora cyangwa kujya hano n'igiti niyo nyine ngo yajyanaga he ngamunyumvire umuntu azaje yibonera umugabo w'imugore none umwise ngo ni inyana y'imbwa bose noneho watewe n'ibyahe nakubwiye ngo iki ngombi iki se nawe nakuje kuzana umusore hano ndagari ubwa mbere mubonye ndagari mabuje usanzwe umubona akamumbuza
ndabona rivuze ngo kubera ko wabwiraga umutima mwiza utandukanye na mabuja reka mukwereke ndebe ko wanamunjimira n'ubutani mutazahurira hano ukagira ngo numujura cyangwa nundi muntu uturutse ahandi hantu naye nawe shaka rero nakeza kiwe none se ukumwangira iki nakeza kiwe ubundi buzana abantu hagana yabibye ariko ubundi njewe murashaka ko mbaho gute muri kumbuza gusenga muri kumbuza umugabo ubwo se nimara gusazira no ngazanye imvi uzandungana wona mabuja muzima ura ntakajara kurangaza ariko ntaco kuko afite se abura amaraso ni gamwe mbega umutsatsi mwiza yowe koko uno mubiri guru gutuntimira gutya bakaboko kabakoroshe gutyo bibere rimeze ute wewe andango inatika aya mpamvuze na mama ntegereje devure kaze tugende ndamushaka cyane oya ariko kazuba karasiteka mu musesi misaya y'abasasi kagororoka humura divusi igiharazira cyose ntacyo kandi bambwiye ko ngo yarari muri duhari siko mpamage ngo urashaka nagira ngo watewe neza umva nyine hari ibintu bifite amatsiko kandi nshaka kumenya kandi numvaga nyine ari wowe ushobora kuba ufite ibisubizo byabyo mufite amatsiko ko byaba ari ibiki byo bintu ko numva nteye ubwoba urebye ikintu nshaka kubaza wowe na Isimbi muziranye ko nabonye wagira ngo urazi nangize ngo n'ibindi bintu ugiye kumbaza Isimbi buriya rero turaturanye mu gipangu urumva umukobwa uri aho usanzwe umwana mwiza nta mutima mubagira nisi bose mubaza kandi kabazo ikibazo cye mbaza nari hari inshuti yanjye bari gukundana muri iyi minsi azanye imvi uzandungana wona mabuja uzadutunga turi abagore bawe turi babiri umuntu yagumirwa ngo yagumiwe rose ubwo muragira ngo mugire Zaino birashoboka ko musatu zo kugaruka ngaha cyangwa nazi mabuja katambereza n'urusha ngo ngende musure nzabonda kundana basi ko mwambuje no gusenga ako ubundi bose watewe n'ibyaye ko kera wari umuntu mwiza ndaroho mbi wagiraga mabuja asigaye yaragusize ibiti wahinduwe n'iki bose ubu usigaye wireba ukabona ni wa muntu wa kera twajaga inama kera twaraganiraga ariko muri iyi minsi usigaye ufite umutima mubi ngo wa mabuja wagira ngo yarakurungiye ndakunda kuyakurungiye wenda ushobora kuba warahindutse waramwiganye ukabanga ariko wenda aroho mbi wagiraga kuva na kera rwose ndashaka kongera gusubiramo ndashaka kongera gusubiramo bamusese mushaka bose nduka ndimo kabangame n'ukuri no ndeka mbabwize ukuri nje ndago nabo ndakundana mu buzima buriya reka ngubwire ababoyi dukundaga ibiryo ababoyi dukundaga amafaranga y'igavu ababoyi dukundaga abasore ndago nabura byose ndagavu ndago mberuka gutumwa mabuja aravuga ngo ningera ngo mubwire nimero nganyishurire ndagavu mberuka ibiryo mabuja arabizi nukujya umuntu wamuhagaze hejuru ariko umutuka ndibimanuke none nibonera n'umugabo bibi kibazo nase nimara gusaza uzanjira mu mago udutungane na mabuja usibye ko ndanubwo wona ndakwemera nikundiraga abasore b'inzobe bameze kuriya kandi ura musore wanje urabona ko acishije bugufi urananjebeje no kubumubwiye nabi imbere yanjye kandi nayo maze kumubwira ngo bosi ni umuntu mwiza ndagameze nka mabuja urahitamo akazi cyangwa namwana murabangamaga pe nimba ari uko mumbembaga nase ibihumbi 100 birimo umugabo birimo urusengero ngo akubundi bosi reka ngubaze ko mbere tutamaraka n'iminsi n'itatu nje nawe tudasenze ubundi wabaye iki nzikaye mvuga ibintu by'Imana ukenda kunguramo umwuka nukubera iki mbere naravugaga ngo Yesu nashimwe ukanzubiza ngo nahimbazwe bose Yesu nashimwe bose Yesu nashimwe kutabivuze se ako bose ubu ndakwiyamye kumvuga ibintu by'Imana ugataruka ukarakara toka satani nzina cyane we se boss ufite ikihe kibazo Yesu nashimwe Zaino ndakwiyamye akundi musigaye no mbivuyemo mumbeze amafaranga ganjye nitahire mumbeze amafaranga ganjye
genitali ndago nzayi nazakundana ndago nzayi nazasenga ndago nzayi nazavuga mbereza amafaranga ga genitali boss urakoze kano kanya oya mbereza amafaranga ganje mundi mufita gaye madayimoni ndavuga imana mugataruka navuga ngo nzanye umugabo ngo ndago nje mundi ndago mshaka ko nzarongogwa nzasazire hano mbereza amafaranga ganje bivuye muri Nyagasamburira rema mugende mushaka abandi okay na umvuga ko twabiganira onze ndakubiganira boss ndarambiwe urabona urukunda rukana mabuja ndiyandega amatwi izo ndoki none izo ndoki namabuja ushize sasa kuzingozaho akubundi nibiki muba muri kumbamuriramo shaka kungoza izo ndoki ziri mwikira iki mbwira ndi kukumva zayengwe nami ako sirambaza iki ukoze no kibigutwaye iki ukoze iki gusa ubundi ufite umuriro kuko abantu bagira umuriro n'abantu bakunda kugira umushi ufite iki kibazo none mweka ko mufite umushamo ufite uguhe muriro muraho ngwino muraho ndago gukora bose mbere y'amafaranga ganje zayengwe nami ndago sha akureja gari ndago ako se ngura jakari nakugenda kucyana sa ngwino bose kureja gari ndago izo ndoki zingozaho ndaguzingoza urajaka iki wundi urajaka iki nakubwiye ngo ndaguzo ndokizingozaho ako bose ubundi wabaye iki usika ufite iki bijyaho wowe ufite ibihe bibazo bose bose uko wahindutse bose wale yego Koma sava oya sava suza nyine babasuzanya basuzanya Koma sava ngaje saka nzaye isomo zenguruka unakizanye cyakora mu bigaza byawe zenguruka guhereza zenguruka guhereza nakuha utaye amusuraje kayikibo ndagufata 나군가 사이선도치 너너 두비 나군가 사이선도치 너너 두비 나순고사고 ako hindi po ndasungosa ushake ndasungosa misila Yesu nani tumekora ako hindi boss watanita misila Yesu ako boss Misira Yesu. Nani ndaona baba yengatita. Misira Yesu. Takasitani. Sha mugambeleze nda. Mugambeleze. Aganda bibona nazagivuzamo. Yewe ndinze hano na hasebira. Mumba ganje nitahire. Misira Yesu. Misira Yesu. Nando rengati. Zeno. Ikisi. Tuza tuganire. Bosi ndahindukira neza. Tuza tuganire. Oya. Yego tuza tuganire. Oya. Reka tuganire. Beza amafaranga kandi bitari. Ibi ndabyo. Nazapfira muri iyi. Zeno. Beza amafaranga kandi. Beza amafaranga kandi. Cyangwa ibihumbi 200 ku kwezi. Cyangwa ibihumbi 200 ku kwezi. Ibihumbi? Yego sha. Basi ndakura ibintu byakubara aho ngateta hoya akubundi mushaka ko bamurira mwiki nibiki kunjira nase kugishurije
kuri kubwisubiza ngana nobereza kanjye nitahire mbereza ibintu byanjye ijana nitahire akundi wahinduwe ni wahinduwe n'ibikisi ibikise ibiki ndaguje umuntu twasengana sikaba ari igiki ahubwo bose wo reka ngubaze ubundi ariko bose ni ibiki waho ni ibiki ni ibiki kuri kunzuri kuko kunjya gutanga kunjaka iki ngero urukunjaka iki noneho ngoraho undi ufite ikihe kibazo bose barakuze nemera bose barakuroze cyangwa bagwaye indaramabuno urakundura ukakabagabo ukabahereza ibintu byitwa indaramabuno iwacu umucaro biravubaga kandi mbere uri gukunda twisenganiraga tukanarimba indirimbo zo mu gitabo ukanangira n'imirongo muri Bibiliya none nzigaye mvuga ibintu by'Imana ukitarutsa ngavuga ngo Yesu nashinze Yesu nashinze wende bamuhaye indaramabuno